Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro mukurikirana kuri Karame Mubyeyi TV. Uyu munsi nabategura ikiganiro kivuga ngo reka ibyo kurya byawe bikubere umuti aho kugira ngo imiti ikubere ibyo kurya. Nyuma yo kubona komenti nyinshi cyangwa se ibitekerezo abantu benshi bagiye bangizaho byerekeranye n'uburyo imibiri yabo iba imeze, nasanze ari ngombwa ko tuzajya tugira ibiganiro bivuga ku byo kurya byatuma imibiri yacu igubwa neza. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibyo kurya by'ingenzi, ibihingwa abaturage bacu bahinga dushobora kurya bikatuviramo imiti kandi ishobora gutuma ubuzima bwacu bumera neza. Kubizera Imana, twese twemera ko Imana ariyo yaremye umuntu. Mbere y'uko irema umuntu rero yabanje kumuremera ibyo kurya bizamutunga. Abashakashatsi batandukanye b'abemeramana bagaragaje yuko buri rugingo rwose dufite ku mubiri wacu Imana yagiye iruremera ibyo kurya bikwiriye kururinda ndetse no kurukuza. Niyo mpamvu abahanga bagaragaza ko niba ufite ikibazo cy'amaso haba hari ibyo kurya runaka ushobora kurya kugira ngo y'amaso yawe abashe kumererwa neza. Waba ufite ikibazo cyerekeranye n'ibihaha, impyiko, umutima ndetse n'ahandi, hakaba hari ibyo kurya biri specifique kuri icyo kibazo ushobora kurya bikaba byatuma ubuzima bwawe bugenda neza. Karame Mubyeyi rero izajya ibagezaho ibiganiro bijyanye n'ibyo kurya byatuma ubuzima bwacu, haba abagore n'abana ndetse n'abagabo, turushaho kugira amagara mazima. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe igihingwa cyitwa soya. Uburyo soya ari ikiribwa cyiza cyane gishobora gufasha no kurinda imyanya myibarukiro yaba iy'umugabo cyangwa iy'umugore. Reka ngaruke mu kanya turebere hamwe ubwiza bw'iki gihingwa. Soya rero ni ibyo kurya byiza cyane abantu benshi bagiye bakunda kutamenya amakuru yabyo. Hamwe ugasanga batekereza ko soya ari ibyo kurya by'abakene, nyamara siko bimeze, kuko soya ni ibyo kurya by'ingenzi kandi umubiri wacu ukeneye. Abahanga mu byerekeranye n'imirire bavuze ibintu 7 umuntu akwiye kwitaho mu gihe agiye guhitamo ibyo arya. Mu gihe dutekereza kuri soya, reka tubanze turebe ibyo bintu 7. Icya mbere, ukwiye kubanza kumenya uwo uriwe. Niba uri umugabo cyangwa umugore, burya hari ibyo kurya abagore bashobora kurya bikabafasha, ndetse n'ibyo kurya abagabo bashobora kurya nabyo bikaba byabafasha bitewe n'ikibazo imyanya myibarukiro yabo yaba ifite. Ikindi aba bahanga bahurijeho ni ukumenya akazi ukora. Hari ibyo kurya bigomba kugendana n'umurimo w'umuntu. Niba uri umucuruzi, undi akaba ari umushoferi, undi akaba ari umukozi wo mu biro, undi akaba ari umunyeshuri, undi akaba ari umuhinzi. Bitewe n'imbaraga ukoresha muri ako kazi kawe, ukwiriye guhitamo ibyo kurya byiza byagufasha kugira ngo ako kazi kawe ugakora utananiwe kandi ubashe kugakora neza. Ikindi aba bahanga bavuze ni uko umuntu akwiriye kumenya akarere aherereyemo. Ese waba uherereye mu karere gashyuha cyane? Waba uherereye mu karere gakonja cyane? Waba uri mu karere k'imberabyombi? Icyo kirere nacyo gishobora gutuma uhitamo ibyo kurya bitewe n'ahantu uri, kandi ukanamenya ibyo kurya biboneka aho hantu niba koko bishobora gufasha ubuzima bwawe. Ikindi aba bahanga bavuze ni uko umuntu akwiriye kurya agendeye ku myaka afite. Umwana akwiriye kurya iki? Umuntu mukuru, umusore, umusaza. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose duhitamo ibyo kurya ukwiriye kwibanda kuri ibyo bintu. Ikindi bavuze ni uko umuntu akwiriye kwibanda ku biro afite. Niba upima ibiro by'umubiri wawe runaka, ukwiriye guhitamo ibyo kurya ugendeye kuri ibyo biro. Niyo mpamvu muri iki kiganiro ngira ngo buri muntu wese yirinde gupfa kurya, ahubwo arye akurikije icyo umubiri we ukeneye, aho gupfa kurya ibyo ufite. Nubwo bavuga ko ibyo kurya bihenda, ariko siko bimeze. Ibyo kurya byose dushobora kubona twabibona ku mafaranga make, kimwe n'uko twabibona no ku mafaranga menshi. Binaterwa n'aho ibyo kurya ubikura, ariko kuri buri bushobozi bwa buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye kandi yamugirira umumaro. Reka tugaruke kuri soya, igihingwa kiboneka ahantu henshi ku isi ariko gikunda gukoreshwa cyane n'abantu baherereye mu bihugu bya Aziya. Abanyaziya bagiye bagaragaza yuko iki gihingwa cya soya ari ibyo kurya bibafasha cyane, ko bifite intungamubiri nyinshi cyane umubiri wa muntu ukeneye. Bamwe bakanavuga yuko mu gihugu cy'Ubushinwa, muri Korea
ndetse no mu gihugu cyo muri za Tunisia abagore baho batajya bakunda kurwara kanseri z'amabere, kanseri zo muri nyababyeyi, ndetse batagira n'ibibazo mu gihe cya menopause bitewe n'uko bakoresha soya nyinshi. Niyo mpamvu nakusanyije ibyo aba bashakashatsi bakoze kugira ngo natwe turebe ko mu Rwanda abatwumva, abadukurikira bashobora gusobanukirwa ko soya ari ibyo kurya bikwiriye kugaragara ku ifunguro ryacu rya buri munsi. Reka dukomeze tureba uburyo soya ari igihingwa cyangwa se ibyo kurya bavuga ko bihatse ibindi byo kurya byose. Soya ikaba yitwa umwami w'ibimera, ndetse ikaba ihatse ibindi byo kurya byaba ibituruka ku nyamaswa cyangwa se ibituruka mu buhinzi. Impamvu soya yitwa igihingwa gikuru cyangwa kiruta ibindi byose ni uko yibitsemo intungamubiri hafi ya zose umubiri wacu ukeneye buri munsi. Soya rero ikize ku mavitamine ku buryo ishobora gutanga vitamine purusa 20 z'iby'umubiri wacu ukeneye. Cyane cyane ifite vitamine yo mu bwoko bwa B. Ifite B ya mbere, ikagira B ya kabiri, ikagira B ya gatandatu, ndetse ikagira vitamine A, ikagira vitamine E, ikagira na vitamine C, nubwo se ibonekamo ari nke cyane. Ikindi, soya ikize ku myunyungugu umubiri wacu ukeneye cyane kugira ngo ubashe gukora neza. Reka turebere hamwe imyunyungugu iboneka muri soya. Soya ikize cyane ku myunyungugu, ifite calcium ku rwego rwo hejuru, ikagira phosphore, ikagira magnesium, ikagira fer, ikagira potassium, ikagira zinc, ikagira sodium, ikagira umunyu wa cuivre, manganese, ndetse soya ikaba ikize cyane kuri niacin na folate. Murumva rero yuko soya ifite imyunyungugu hafi ya yose umubiri wacu ukeneye gukoresha buri munsi. Mbibutse yuko uru ruvange rw'imyunyungugu ndetse n'amavitamine ubwonko bwacu bubikenera cyane kugira ngo bushobore gukora neza kandi umuntu ashobore kugira amagara mazima. Reka turebere hamwe uburyo soya ikize cyane kuri proteine ndetse n'amoko y'amaproteine aboneka muri soya. Soya rero ikize kuri proteine nziza cyane umubiri wacu ukenera buri munsi. Abashakashatsi batandukanye mu byerekeranye n'ubuhinzi bavuze ko soya ifite 36.5% z'amaproteine umubiri wacu ukeneye. Bavuga ko proteine ziboneka muri soya ziruta inshuro 10 proteine ziboneka mu nyama, ndetse izi proteine zikaruta inshuro zigera ku 10 kuri proteine ziboneka mu magi. Uyu ukaba ari umwihariko wa soya, akaba ari mpamvu bavuga ko soya ari umwami uhatse ibindi bimera byose. Muri soya rero ikigaragara nuko ishobora kuduha ubwoko 9 bw'amaproteine umubiri wacu ukeneye. Ibyo bita mu Gifaransa les protéines essentielles. Bavuga ko aya maproteine nta handi hantu umubiri wayakura kuko udashobora kuyakora, ahubwo aturuka mu byo kurya. Ibindi byo kurya bitandukanye bishobora gutanga izi proteine essentielles ariko nke cyane, ugasanga kiribwa kimwe cyo kuguha 2, ikindi kikabonekamo 1. Ariko soya yo izifite zose uko ari 9 umubiri wacu ukeneye. Bivuze ngo iyo uriye soya uba wakiriye aya maproteine umubiri wacu ukenera cyane. Akaba ariyo mpamvu abaturage baturuka mu bihugu bya Aziya bakunda kugaragarwaho n'imbaraga mu mikorere yabo, ndetse ugasanga ari abantu bakora cyane ntibananirwe kubera ko bakoresha soya mu byo kurya byabo bya buri munsi. Ikindi kiboneka muri soya nuko ifite amavuta meza cyane aboneka muri soya kuri purusa 19.9%, bigaragaza yuko aya mavuta ya soya adashobora guteza ikibazo na kimwe mu mubiri kuko atagira cholesterol. Ikindi nuko aya mavuta agaragaramo graisse totale ndetse akagaragaramo na graisse saturée. Ibi bikaba ari amavuta umubiri wacu ukoresha uyakuramo imbaraga kugira ngo ushobore gukomeza gukora neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko soya ibasha gutanga energy cyangwa imbaraga umubiri wacu ukenera buri munsi kuri 416 kilokalori. Birumvikana rero ko abantu bakoresha soya baba bafite imbaraga z'umubiri kandi bashobora kubaho batarwaragurika nk'uko bigaragara mu bandi bantu bashobora kutita cyane gukoresha iyi soya nk'igihingwa cy'ingenzi. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje nuko izi acide amine ziboneka muri soya arizo umubiri wacu ukoresha kugira ngo ureme ubudahangarwa. Bivuze ngo abantu bakoresha soya cyane
iminite yabo iba iri hejuru ku rwego rushimishije ku buryo nta ndwara iyo ari yo yose ishobora kubafata ngo ibature hasi. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe noneho n'iki soya iturinda, n'iki soya ifasha umubiri wacu bigendanye n'ingingo zitandukanye dufite kuri twebwe. Soya rero ikoresheje amasukari, uruvange rw'amasukari ifite muri yo kuko irufite kuri 20.9%, ishobora gutanga imbaraga. Abantu bakoresha soya ntibashobora gupfa kunanirwa. Niyo mpamvu soya igaragara mu birinda umunaniro ukabije w'ubwonko. Mu gihe cyose ukoresha ubwonko cyane, waba uri umunyeshuri, umukozi wo mu biro bakoresha computer inshuro nyinshi, ni byiza ko wita cyane mu gukoresha soya kuko izakurinda iki kibazo cy'umunaniro w'ubwonko. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje nuko aya masukari aboneka muri soya ashobora gukoreshwa n'abarwayi ba diabete kubera ko aya masukari ntacyo ashobora kubatwara cyangwa se ngo yongere isukari iri mu mubiri wabo. Ikindi cyagaragaye nuko iyi soya ishobora kurinda koko imikorere mibi y'ubwonko kubera ko yifitemo imisemburo naturel, nuvuga ngo ni imisemburo umubiri wacu ukenera buri munsi. Hari iyo imibiri wacu bufite, ariko soya ishobora kongeramo undi musemburo naturel bigatuma umubiri wacu urushaho gukora cyane. Icyo ubushakashatsi buvuga nuko soya ifite umusemburo witwa isoflavone. Uyu musemburo ukaba ukora nka estrogene, umusemburo abadamu benshi cyane bakunda kubura ugateza ingorane mu mubiri wabo. Bikaba bigaragara rero yuko ari mpamvu soya ishobora kurinda kanseri y'amabere cyangwa kanseri muri nyababyeyi igihe abadamu benshi biyemeje gukoresha soya mu biryo byabo bya buri munsi. Iki ubushakashatsi bwagaragaje nuko soya ishobora kugaragara mu birinda ubugumba kubera ko iyo wamenyereye gukoresha soya umubiri wawe ukora neza ku buryo iyi ndwara zifata mu myanya myibarukiro y'abadamu bikaba byatuma bagira ubugumba bwa hato na hato zibasha kwirindwa mu gihe cyose umubyeyi akoresha soya. Uyu musemburo witwa estrogene naturelle uboneka muri soya byagaragaye ko ujya ufasha cyane cyane abadamu guhera ku myaka 30. Icyo abashakashatsi batandukanye bavuze nuko umugore wese cyangwa umukobwa ugejeje hejuru y'imyaka 30 aba akwiye gukoresha soya cyane kubera ko imurinda ibyo twita trouble hormonal. Ni uruvange rw'imisemburo rujya rubaho rimwe na rimwe gutangira gukora nabi bitewe nuko uyu musemburo wa oxygene watangiye kugabanuka mu maraso y'umugore cyangwa y'umukobwa. Ibyo rero bikaba byateza ingorane z'uko imisemburo yabo igabanuka, rimwe na rimwe ikibazo cy'imihango kigatangira kuboneka. Ugasanga abagore n'abakobwa bafite ikibazo cy'imihango igenda nabi, rimwe na rimwe bakaribwa cyane, abandi bakibonaho ibimenyetso nk'iby'uburwayi bitewe nuko imisemburo ibikora nabi. Bivuze rero yuko umugore cyangwa umukobwa ukoresha soya aba ari kwirinda cyane uru ruvange rw'imisemburo rushobora gukora nabi bigatuma umubiri we ugenda nabi, ndetse n'imyanya myibarukiro yiwe ikaba idashobora gukora neza. Ikindi nuko abashakashatsi bavuze yuko abadamu bo muri bihugu bya Aziya bakunda gukoresha soya cyane batajya bagira ibibazo byo muri menopause. Nkuko tubizi iyo umudamu agejeje hejuru y'imyaka 45 aba ari kwinjira mu kindi cyiciro kijya kigora rero abadamu kwinjiramo kubera ko kizamo ibibazo byinshi. Iyo ostrogene yagabanutse mu maraso yabo umubyeyi atangira kwibonaho ibibazo bitandukanye. Hariho abava cyane ugasanga aratakaza amaraso menshi cyane mu gihe imihango yiwe yenda guhagarara. Abandi batangira kugira ibyuya byinshi, bagatangira kugira ubushyuhe bukabije nijoro, rimwe na rimwe bakabura ibitotsi bitewe nuko umubiri wabo uba wahindutse. Abadamu bakoresha soya rero ibi bibazo ntibishobora kubabaho. Niyo mpamvu soya igaragara mu birinda ingorane zituruka kuri menopause. Ikindi nuko ababyeyi bashobora kwibonaho ikibazo cyo kuma mu myanya y'ibanga, abandi ugasanga batangiye kugira ibibazo byo kubabara no kurwara ibisebe bya hato na hato mu gihe bari gukora ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Hano rero ubushakashatsi buvuga yuko abadamu bakoresha soya batajya bahura n'ibi bibazo kubera ko soya ikomeza gutanga wa musemburo estrogene mu mubiri wabo, bikaba byabafasha cyane kwinjira mu cyiciro cya menopause ndetse no gukomeza kukibamo bafite amahoro ndetse n'umutekano.
umutekano. Ikindi cyavuzwe ni uko uyu musemburo wa estrogene abagore barawukenera ku bwinshi nibyo, ariko n'abagabo barawukenera. Soya rero abagabo bakunda kuyikoresha ishobora kubarinda kugira ibibazo bya prostate, ndetse rimwe na rimwe ugasanga iyo umugabo akunze gukoresha soya aba ari umunyembaraga, nk'uko twasanze ko ari ikiribwa gitera imbaraga ubuzima bwa muntu. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko binyuze muri ya maproteine, ya mavitamine n'imyunyungugu n'ibinyasukari biboneka muri soya, soya ifite ubushobozi bwo kurinda amagufwa. Ahangaha birumvikana ko ni amagufwa ya buri muntu wese, yaba abana batoya, yaba abantu bakuru. Umuntu mukuru cyangwa se umwana ukoresha soya, amagufwa ye abasha kwakira iriya misemburo ishobora gutuma amagufwa akora neza kandi agakomera. Ariko umwihariko cyane kuri ba badamu binjira mu cyiciro cya menopause, bajya bagira ikibazo cyo kuvunika bya hato na hato bitewe n'uko imisemburo iba yarashize mu magufwa yabo. Ababyeyi bakoresha soya rero bari muri iki cyiciro cya menopause ndetse no gukomeza kukibamo, bagira amagufwa akomeye bikabarinda kuvunika bya hato na hato. Ikindi ni uko soya ikoresheje ya myunyungugu ndetse n'amavitamine n'amaproteine n'amasukari ayibonekamo, ifite ubushobozi bwo kurinda umutima, ikarinda abantu indwara ziterwa n'umutima ukora nabi, ndetse ikaba yanarinda n'imiyoboro y'amaraso. Nk'uko twabibonye, soya ikoresheje ya mavuta yayo ishobora gukura cholesterol mu miyoboro y'amaraso. Iyi cholesterol ni rwa rugimbu rubi rujya mu miyoboro y'amaraso ikaba yaziba, rimwe na rimwe bikaba byatuma abantu bagira indwara z'umutima nk'amaza infarctus du myocarde, cyangwa se abantu bakaba barwara ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ku bantu bakoresha soya rero cyane, uyu muvuduko w'amaraso uri hejuru babasha kuwirinda, ndetse n'abawufite bashobora kuba bakoroherwa mu gihe biyemeje gukomeza gukoresha soya. Ikindi ni uko soya ishobora kurinda indwara z'impyiko, indwara zifata mu myanya yo kwihagarika ndetse mu miyoboro y'inkari no mu ruhago rw'inkari. Soya rero ikoresheje ubushobozi bwayo ishobora kurinda abantu ubu burwayi bufata mu myanya yo kwihagarika. Ikindi ni uko soya ishobora kurinda abantu indwara zifata mu myanya myibarukiro. Kwa kundi usanga abantu bakunda kurwara bya hato na hato ama infection vaginale cyangwa se infection urinaire. Iyo umuntu rero akoresha soya, cyane cyane ku badamu baba batwite cyangwa badatwite, bashobora kurinda imyanya myibarukiro yabo ikagira ubudahangarwa bukomeye, ntibapfe gufatwa n'indwara izo arizo zose. Ahangaha reka mbabwire yuko iki gihingwa cyitwa soya cyemerewe gukoreshwa n'abantu bose. Nta muntu kuva ku mwana wavutse kugeza ku musaza utemerewe gukoresha soya. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe uburyo bitewe n'imyaka y'abantu n'icyiciro barimo bashobora gukoresha iki kiribwa cyitwa soya n'uko gitegurwa. Soya rero ikoreshwa n'abantu bose nk'uko nari mbivuze. Reka turebere hamwe uburyo soya ari byo kurya byiza cyane ku mwana w'uruhinja. Abashakashatsi batandukanye ku byerekeranye n'ubuzima ndetse n'imirire bagaragaje yuko soya ari byo kurya byiza ku mwana w'uruhinja, cyane cyane ko ishobora gukorwamo amata. Aya mata ya soya ni meza cyane ku mwana. Ibihugu bimwe abashakashatsi bagaragaje ko ababyeyi bagiye batakaza ubuzima bwabo mu gihe babyaraga, abana babo bagahabwa amata ya soya, abana bagiye bakura neza ndetse nta kibazo n'iki na kimwe bagize, bitandukanye n'abana bagiye bahabwa amata y'inka. Nk'uko twabibonye rero, aya mata ya soya aruta inshuro 10 amata y'inka. Bikaba ariyo mpamvu umwana wavutse kuva akivuka kugeza akuze aba yemerewe gukoresha aya mata ya soya. Kandi icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko igifu cy'abana gishobora kudigera, ndetse na absorption y'aya mata ku bana b'impinja iba yoroshye cyane kurenza amata y'inka. Niyo mpamvu umubyeyi wese ufite umwana mutoya aba yemerewe kumwonsa, ariko byaba na ngombwa akaba yamuha amata y'inka mu gihe umwana ageze muri cya gihe cyo gufata imfashabere. Ikindi ni uko ubushakashatsi buvuga ko ababyeyi bose bashobora guha abana babo amata mu gihe babyaye nk'abana barenze umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Icyo gihe kubera ko umubyeyi afite abana benshi amashereka atamuhaza, bagirwa inama yo guha abo bana amata ya soya aho kubaha amata y'inka, kuko amata ya soya ariyo meza cyane ku buzima bw'aba bana, ndetse akaba abaha gukura neza nta kibazo na kimwe bagize mu mirire yabo. Bigaragara rero yuko amata ya soya arinda abana ikibazo cy'impiswi, ndetse akanabarinda
ndetse akanabarinda ikibazo gituruka ku mirire mibi. Aho byagiye bigaragara ko abana bagiye bazahazwa n'imirire mibi, abagiye bakoresha soya cyagiye kiba ikibazo gikosoka vuba cyane kurenza guha abana amata y'inka. Bikaba bigaragara rero yuko soya ari cyo kurya cyiza gikwiriye kuboneka mu byo kurya by'abana. Kuva ku mwana ugejeje amezi 6 ku mfashabere ashobora gutangira gukoresha amata ya soya ndetse no kuzageza amaze kuba mukuru. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje nuko aya mata ya soya ashobora kurinda imyanya y'ubuhumekero y'abana. Mu gihe abana baba bakiri bato cyane bakunda kuzahazwa n'inkorora, amagripe, indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero yabo. Abana bakoresha soya rero byagaragaye yuko mu buzima bwabo bwa buri munsi badakunda kurwaragurika, cyane cyane izi ndwara zifata mu myanya y'ubuhumekero bwabo. Ikindi nuko aya mata ya soya iyo ahawe abana abarinda ibibazo by'amareriji amwe namwe ajya akunda kwibasira ubuzima bw'abana. Ikindi nuko hariho abana bakoresha amata y'inka bakarwara ibituri cyangwa se ibintu bimeze nk'ibiheri ku mubiri wabo, bitewe nuko umubiri wabo uba wakiriye amaproteine menshi aturuka mu mata y'inka. Nyamara ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bagiye bakoresha amata ya soya bagiye bakira aya maproteine naturelle adashobora guteza ibibazo ku buzima bwabo. Niba unkurikiye uri umubyeyi ufite abana bagira ikibazo ku mata y'inka wayabaha bakarwara ibi bituri, ni byiza ko wayasimbuza amata ya soya kugira ngo abana bawe bashobore kongera kwakira ubuzima bwiza. Ikindi nuko iyi soya ishobora kurinda ubuzima bw'abana kandi ikabaha n'ubushobozi bwo gukura neza, ikaba igaragara mu gihingwa cyangwa se ibyo kurya bishobora gutuma amagufwa y'abana akura neza ndetse abana bakaba baba na barebare, bitewe nuko soya ifite ya myunyungugu ikora uruhare rukomeye cyane mu gukomeza no gukuza amagufwa y'abana. Reka ngaruke mu kanya turebere hamwe uburyo soya ari ingenzi cyane ku bagore n'abakobwa. Ku bakobwa ndetse n'abadamu, soya ni ibyo kurya byakabaye biba itegeko mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nk'uko twabibonye, soya ifite intungamubiri nyinshi. Ifite rero umwihariko wo kurinda no gukuza imyanya myibarukiro y'umwana w'umukobwa. Niyo mpamvu abakobwa bakwiye kurya soya rwose, cyangwa se bakanayibona kenshi mu byo kurya byabo bya buri gihe kugira ngo bizabarinde za ngaruka cyangwa bya bibazo bijya bibaho mu gihe cyabo cy'imihango. Usanga kenshi abana b'abakobwa batangiye kujya mu mihango batangira kugira uburibwe bukabije, abandi bakatangira kugira ibibazo byo kuruka, abandi bakagira iseseme, abandi ugasanga bagira n'ibibazo byo kugira amadiyare ndetse n'ibindi bibazo bibagora. Hari igihe usanga nk'umwana w'umukobwa iyo yagiye mu mihango aryama ntashobore kubyuka kugeza igihe aza kubona imiti yo kwa muganga kugira ngo yoroherwe n'ububabare bukomeye aba afite, cyane cyane ko hariho n'abava cyane akaba yarenza iminsi 3 cyangwa 5 ugasanga amaze nk'icyumweru ari kuva. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje nuko aba bana b'abakobwa bakunda gukoresha soya ibarinda ibyo bibazo bituruka ku misemburo yabo itagenda neza ijya gufasha ibyerekeranye n'imihango, kuko ubushobozi bwo muri soya butuma ubwonko bwabo bukora neza imisemburo ndetse n'iriya misemburo ishinzwe imyanya myibarukiro cyangwa ishinzwe iby'imihango nayo igakorwa neza, bityo uyu mwana w'umukobwa akinjira mu gihe cye cy'imihango akanakibamo ari amahoro bidashobora kumutera ibibazo by'uburwayi bya hato na hato. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje nuko ababyeyi cyangwa se abagore bakoresha soya nabo bakomeza kugira imyanya myibarukiro yabo myiza. Bakaba banavuga yuko igihe cyose umugore ashaka gusama cyangwa yitegura kubyara aba akwiriye gufata byibuze igihe kingana n'amezi 2 cyangwa 3 akoresha soya kugira ngo umubiri we witegure kwakira umwana uzaza mushyashya. Ikindi nuko ababyeyi batwite bo bagirwa inama yo gukoresha soya gakeya, kubera ko nkuko twabibonye muri soya habamo wa musemburo wa estrogene. Uriya musemburo rero igihe umugore atwite ubukorwa cyane, si byiza ko uba mwinshi kuko ushobora kugira ibyo wangiza. Ababyeyi batwite rero bo bagirwa inama yo gukoresha soya gake cyane nka 2 mu cyumweru cyangwa se bagayifata nka 3. Ibyo byatuma bashobora kwakira intungamubiri zindi ziboneka muri soya, ariko bakirinda kwakira ya estrogene nyinshi yajya kwangiza ibindi
ibindi bibazo mu mubiri mu gihe umugore atwite. Ariko ababyeyi bonsa bagirwa inama yo gukoresha soya cyane kugira ngo bakire ubudahangarwa ndetse n'abana babo bashobore konka amashereka meza. Nk'uko twabibonye, soya ifite intungamubiri nyinshi kandi umwana wonka aba akeneye izi ntungamubiri kugira ngo nawe ashobore gukura neza. Izi ntungamubiri zo muri soya rero zishobora gutambuka mu mashereka zikagera no ku mwana, umwana akaba yazonka muri ya mezi 6 ya mbere mu gihe nta kindi kintu umwana aremererwa gufata. Murumva rero ko soya ari byo kurya byiza cyane. Undi mwihariko wa soya nk'uko twari twabivuzeho, ku mudamu winjira mu cyiciro cya menopause akwiye kuyikoresha kugira ngo yirinde za ngaruka ziterwa na menopause ndetse ziterwa n'uko imisemburo yatangiye gushira mu maraso ye. Reka ahangaha mvuge yuko n'abagabo bemerewe gukoresha soya. Nk'uko twabonye, soya ishobora kurinda ibibazo bya prostate. Niyo mpamvu bikwiye kuba ibyo kurya bya buri munsi ku mafunguro yacu. Kandi ikindi nuko soya itera imbaraga ubuzima bw'abagabo ndetse ikaba yatuma n'imikorere y'umubiri wabo igenda neza. Murumva rero ko soya ari ibyo kurya byacu. Nta muntu n'umwe uhejwe kuri icyo cyo kurya cy'ingenzi ku buzima bwa muntu. Ndizera ko nyuma yo kubona iki kiganiro amasoko menshi muzayabonekamo muri gushaka kugura soya kugira ngo ibe ibyo kurya byanyu bya buri munsi. Reka ngaruke mu kanya turebe uburyo ababyeyi bategura iyi soya kugira ngo igaragare ku ifunguro rya buri munsi itunganijwe neza. Reka rero turebere hamwe uburyo abantu bashobora gutegura soya bakayirya nk'ibyo kurya biryoshye kandi bya buri munsi. Soya ishobora gutekwa bushyimbo. Ubushakashatsi buvuga ko ari byiza ko soya ibanza kwinikwa mbere yo gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo yinikwa amasaha 12. Utoranya soya yawe neza, ukayikuramo imyanda, warangiza ukayishyira mu kintu cyiza wateguye, ugashyiramo amazi, ikamaramo amasaha 12. Nyuma y'amasaha 12 rero ushobora gukuramo ya soya yawe ukayiteka, noneho ikaza gushya. Ahangaha bavuga yuko ari byiza ko soya waza kuyivangamo n'umunyu wa gikukuri kugira ngo ishye neza bitewe n'uko soya ikomera. Iyi soya rero iyo imaze gushya neza ushobora kuyivanga n'izindi mboga nk'uko n'ubundi tuba dusanzwe duteka buri munsi. Ubushakashatsi buvuga ko byaba byiza ko soya ijyana na karoti ndetse n'izindi mboga zitandukanye nk'intoryi, ibitunguru, inyanya n'ibindi. Ahangaha iyi soya iba iryoshye, riba ari igaburo ryiza kandi ribereye ijisho ndetse rinaryoheye akanwa kandi rifite umumaro ku buzima bwacu. Ikindi ni uko abantu bashobora gukoresha ifu ya soya. Ahangaha ushobora gufata soya yawe watunganije neza ukayikaranga, wamara kuyikaranga ukayishesha, noneho ukajya ukora isupu ya soya. Reka mbwire abadukurikiye yuko ntabwo soya igomba kuribwa ari nke cyane. Usanga nk'abakunda kuyishyira mu gikoma bashyiramo gake. Biriya ntabwo uba unyweye soya. Niba wifuje gukoresha soya mu gikoma, ni byiza yuko ushyiramo nyinshi igaragara ifatika ku buryo uwo muntu uri bunywe icyo gikoma abaza kunywa soya ihagije, cyangwa se ikavangwa n'ubunyobwa kugira ngo ize gukoreshwa nk'isosi. Ubwo ni bwo buryo bushobora gukoreshwa mu gihe wahisemo gukoresha soya nk'ifu. Ikindi ni uko soya ikorwamo amata. Ahangaha ho bisaba umwihariko, twazategura ikindi kiganiro mu mitegurire y'amata ya soya. Ikindi ni uko soya ikorwamo tofu, ibyo nabyo byazafata ikindi cyiciro kugira ngo tubashe kubereka uburyo soya yakorwamo amata ndetse igakorwamo na tofu. Ariko kubakenera kubigura, mwabigura kuko hari ahantu henshi cyane hakoreshwa tofu ndetse n'amata ya soya, abantu bakaba babicuruza. Ni byiza rero yuko mu gihe utashobora kubyikorera wanabigura ukaba wabikoresha ku igaburo ryawe rya buri munsi. Reka rero nsoze iki kiganiro mbararikira kumenya ibyiza bya soya kandi mukamenya yuko ari ibyo kurya umubiri wacu ukeneye buri munsi. Ni byiza yuko dutegura soya kandi tukayirya kugira ngo tugire amagara mazima. Murakoze cyane, ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, ugakora share kugira ngo usangize aya makuru abandi bashobora kugira ubuzima bwiza, ndetse ukaduha comment ukatubwira uko iki kiganiro wacyumvishije n'icyo cyagufashije. Murakoze rero, naho mu kiganiro cy'ubutaha.